Mwiriwe, mwaramutse bitewe naho uherereye. Uyu munsi ndaguha ukuri kwambaye ubusa. Aka kanya ngiye kukubwira ukuri kugoye kwakira. Umva aka kantu. Abantu bagukorera ibyo wowe ubemerera ko bagukorera. Reka nongere ngasubiremo kuko ari akantu k'ingenzi. Abantu bagukorera ibyo wowe ubemerera ko bagukorera. Ni ukuvuga ngo niba bagukorera nabi, ubigiramo uruhare. Niba bakomeza kugukorera neza, uba wabigizemo uruhare. Mu Kinyarwanda baravuga ngo uwigize agatebo ayora ivu. Impamvu hari abantu bahora bagukorera nabi ni uko wabyemeye, ukabisinyira, ugashyiraho n'akadomo. Icyo wamenyereje umuntu nicyo agukorera. Iyo umuntu abonye nyine agukoreye nabi, ukarenzaho, hari abantu batagira umutima, icyo batagitekerezaho ko uri kwihangana, ahubwo bakomeza bagukorera nabi. Iyo udashyizeho akadomo cyangwa se umurongo ntarengwa ku bintu bimwe na bimwe abantu bagukorera bibi bibangamiye ubuzima bwawe, uba uri muri risike. Umutima w'umuntu nawugereranya n'indobo. Iyo ufashe indobo ukayisukamo amazi, iratinda ikuzura amazi ikamena. Itandukaniro ry'umutima w'umuntu n'indobo ni uko umutima w'umuntu iyo umaze kuzura ibibi uramena maze ukamena nabi. Ni ukuvuga ngo ni handi usanga umuntu atangiye kwitwara nabi, kurakara, kurwaragurika n'ibindi n'ibindi. Ni byiza rero gukumira icyaha kikiba, ukirinda maze abantu bakagufata uko uri kugira ngo ukomeze urenzaho, ntabwo ari byiza. Nibyo koko amasengesho agira icyo ahindura, ariko Imana ifasha umuntu wifashije. Ni ukuvuga ngo Imana igufasha ibintu ibona ko wowe ubwawe utishoboreye. Niba abantu bagutukagura, bakagucunaguza, bakakwangiza, ugaceceka, ukarenzaho, ntabwo ari byiza. Ikibi ni ugusuzugura, naho ubundi guharanira uburenganzira bwawe ntabwo ari icyaha. Nkomeza kugusobanurira impamvu itera abantu gukomeza kugukorera nabi uko bashatse, ni uko aho kugira ngo wibaze uti ni ryari nzabuza uyu muntu gukomeza kunyubahuka no kunkorera nabi, wibaze uti ni ryari uyu muntu azarekeraho kunkorera nabi. Nagira ngo nkubwire ukuri abandi batazakubwira. Umwanzi ntabereyeho kugushimisha. Iteka iyo umwanzi afite intego yo kukugirira nabi, aruhuka ari uko abigezeho. Iyo ubimenye rero, umurwanya hakiri kare bitaraba bibi. Umwanzi abereyeho rero kukubabaza, kugutesha umutwe, kukubona ukenye, kukubona urira wabuze epfo na ruguru, kukubona ubabaye wabuze icyerekezo, urwaye n'ibindi bituma yumva ko akurenzeho, ari hejuru yawe, maze akakuyoboza inkoni y'igitugu. Mu gihe mu gitondo ubyuka ufite imigambi yo gukora neza, umwanzi we abapanga kugirira abandi nabi. Yego ntibishoboka ko ushobora kubana n'abantu mutagira icyo mupfa, ariko nanone umuntu ugukorera nabi akagukorera ikintu cyashira ubuzima bwawe mu kaga cyangwa se abawe, uwo muntu akagikora 1, 2, 3, 4, 5, uwo muntu ntabwo aba ari impanuka, aba yabigambiriye. Gukomeza kukubabaza k'umuntu ni amahitamo rero yawe. Kuba umunyamahoro ni byiza, ariko nanone kirazira gucira inzira umuntu wese wifuza kukugirira nabi. Kuba kuri iyi si hari igihe biba ngombwa guhangana n'ibikuvutsa uburenganzira bwawe. Iyo ibyo bintu bikurusha imbaraga, witabaza izindi nzego. Hari abanyamategeko, hari leta, hari izindi ngamba nyinshi wafata kugira ngo ukumire ibitero bikugabwaho. Iyo rero nk'uko nabikubwiye uretse ukaba umunyamahoro, ibintu byose bakabigukorera ukarenzaho, nagira ngo nkubwire ko umutima w'umuntu nawugereranya nk'indobo. Indobo iyo uyisutsemo amazi iratinda, ikuzura, ikamena. N'umutima w'umuntu iyo ukomeza guhura n'ibintu bibi, uruzura maze bigasendera. Iyo bisendereye birameneka kandi bikameneka nabi. Indobo rero itandukanye n'umutima w'umuntu, kuko umutima w'umuntu hazamo n'ubwenge. Ni handi uzasanga hari abantu bahiga guhemuka. Ntuzategereze icyo gihe, ahubwo ujye urwanya icyaha kigitangira. Kubivuga kandi si ugusakuza, si ukuvuza ingoma ibintu bigacika. Ibintu byose umuntu aba agomba kubigendamo mu bwenge. Niwereka abantu ko utajya wemerera umuntu uwo ari we wese kugufata nabi no kukubuza uburenganzira, bazagufata uko uri. Niyo mpamvu ngira inama abantu yo kumenya amategeko abarengera, bakamenya ingingo zibarengera. Iyo urinjije muri ubu buzima, abantu barakurya bakagukokora, ariko iyo ucanye ku maso nta kibi kikugeraho. Hari inzira ushobora gukemuramo ibibazo byawe. Niba ari umuntu mwagiranye ikibazo, hari inzira ugomba kunyuramo. Ubwa mbere uramusanga ukamwereka ko ibyo yakoze ari guhonyanga uburenganzira bwawe.
bwawe. Iyo akomeje umuregera inshuti, abavandimwe, yakomeza ukajya mu buyobozi, yakomeza ukajya mu mategeko. Iyo abonye uri determine, akabona ufite gahunda nawe yo kumurwanya wifashisha uburyo bwose bushoboka, aratinda akava ku izima, ibyaha yagukoreraga akabireka. Ariko nanone iyo urekeye, hari abantu badafite umutima wo kurekera gukorera abandi nabi. Niba ufite umuntu aka kanya uhora uvogera uburenganzira bwawe, aka kanya mwegere ubimubwire, ntumutinye, mwereke ko ari guhonyanga uburenganzira bwawe. Utinye kumusuzugura niba ari umuyobozi wawe, ariko ugomba kubimwereka kuko nawe nta burenganzira bafite bwo guhonyanga uburenganzira bwawe. Igiti rero kigororwa kikiri gito, umufa unyobwa ugishyushye, kandi umwana apfa mu iterura. Uko umuntu umumenyereje nuko akomeza kugukorera. Mwakoze kumva aka kantu. Hari n'ibindi biganiro nzagenda mbakorera byiza. Icyo wamfasha, ukande ijambo subscribe kandi ukande share, ukwirakwize ibi biganiro, uraba ukoze umuti. Niba hari umuntu uri kuguharasinga muri no minsi akubwira amagambo mabi y'urucanege, umva ikiganiro cyagufasha kumenya uko wabyitwaramo. Nagushiriye link muri commentaire, ukande kuri iyo link maze urahita ukigeraho. Urakoze kuba wabanye nanjye. Hasta la vista.